amen. Imana ibahe umugisha uyu munsi, kandi buri kintu cyose cyaba gisigaye kitarakorwa kugira ngo ubashe gukurikira inzira itunganye ituyobora ku iherezo rya nyuma. Ndasenze ngo buri kimwe cyose kibashe gusohora mu buzima bwa mu izina rya Yesu. Rushaho kujya ejuru, rushaho kujya ejuru, urushaho kujya ejuru. Data, turagushima kandi duhimbaje izina ryawe kubwo kuba warakoze ibikomeye mu buzima bwa buri wese. Mwami, turagushimira kuko twongeye kuba turi hano uyu munsi. Ntabwo unanirwa kudutega amatwi, kandi natwe ntabwo tunaniwe turambiwe kugutega amatwi. Mwami, ndasenze kugira ngo uyu munsi, uyu mwanya w'ubuzima bwa buri wese, buri mukozi w'Imana, buri mugabo wese, buri mugore wese, Mana ubashe kumukoreho, bityo abashe kujya ejuru mu izina rya Yesu. Turi mu rugendo kandi turasenze Mana dusaba kugira ngo muri uru rugendo ho kugira ikintu na kimwe kizaduhagarika. Mana udufashe kugira ngo tuzagire ku iherezo rya nyuma ubuntu bwose dukeneye, imbaraga zose dukeneye, ubushobozi bwose dukeneye, ubumenyi, ubwenge, uguhishirirwa kose dukeneye. Mwami, ndasenze ngo ubihe buri wese muri twe. Mwami, urakoze kuko ubikoze. Senze mu izina rya Yesu. Mu mperezi ndi amen. Wahawe umugisha. Mushobora kwicara. Twamye turi mu rugendo, turi kwigira ku rugendo rw'abana ba Isiraheli. Twababonye bari muri Egiputa, tubabona bari mu bubata, tubabona bari mu bucakara, tubabona uko bari bameze mu ishusho y'igihuru cyaka umuriro. Imana nibwo yavugaga iti, nabonye umubabaro, ukubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, kandi manuwe no kugira ngo mbarokore mbajyane mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Kubw'ibyo nicyo cyatumye Mose aza muri uko kuza akora, agaragaza biriya bitangaza byose muri Egiputa uko byageraga ku 10. Nyuma yaho nibwo Farawo yarekuraga, yari yaravuze ati, iyo Mana ninde? Iyo Mana ni iyihe? Iyo Mana ntayo nzi. Ariko yarazi yuko ukuboko k'Uwiteka Imana kuri kumwe n'umugabo yatoranyije, ari we Mose, ndetse na Aroni umutambyi mukuru, ndetse n'ubwoko bw'Imana. Basohotse muri Egiputa, ariko bageze ahantu hambere ariho ku nyanja itukura, nibwo Imana yongeraga kwigaragaraza. Iyo nkingi y'igicu ndetse n'inkingi y'umuriro niyo yabajyaga imbere, nyuma yaho ibajya inyuma, hanyuma ku Banyegiputa ibabera umwijima, hanyuma Abisiraheli ibabera umucyo. Bambuka inyanja, nawe iyo nyanja ikuri imbere uzayambuka mu izina rya Yesu. Nyumaho nibwo Uwiteka yaje kubaha manu. Ikindi, Imana nibwo yabahaga amazi yavuye mu gitare. Ikindi, nibwo Uwiteka yarwanyaga abanzi babo kugira ngo bagere mu gihugu yari yarabasezeranije. Wowe kugira ngo usobanukirwe ko ibitangaza byose byo muri Egiputa, ibyo bitangaza byose iyo byari gukorwa ntibave muri Egiputa, ibyo byose byari kuba ari impfabusa. Ibitangaza byose tubona, gukira indwara, guhabwa ibyo dukeneye, ndetse no kubona ibitangaza bidasanzwe mu buzima bwacu, byaba impfabusa igihe tudasohotse muri Egiputa, ari byo byaha by'iyi si. Ubwo bageraga mu butayu, ingabo z'Abanyegiputa zarabakurikiye, nibwo zarohamaga mu nyanja. Ariko
iyo baza kugarukiriza urugendo rwabo ku nyanja itukura bari guserebura, bari kuririmba, ibyo nabyo byari kuba biri impfabusa. Intego y'Imana mu bitangaza byose yabakoreye yari yuko bagera ku iherezo rya nyuma. Ese murimo muranywa amazi ari kuva mu rutare? Murimo muranywa ubuki buri kuva mu rutare? Mwo gukomeza kuguma kuri urwo rutare munywa amazi munarya n'ubuki? Intego nuko nshaka ko mugera ku iherezo rya nyuma. Hanyuma yaho nibwo tubona Yosuwa yarahagurukiye kugira ngo ajye kurwanya bari Abamaleki. Mose ubwo yasamuraga amaboko, Uri na Aroni bakabasha kuramira amaboko ye, hanyuma Yosuwa n'ingabo bari kumwe bagatsinda Abamaleki. Imana yaravuze iti mwo kugumaho. Intego yo gutsinda abo Bamaleki ni ukugira ngo mugere ku iherezo rya nyuma. Ibyo Imana ikorera byose umukristo, na buri sengesho isubiza ryose ry'umukristo, icyo Imana ikorera cyose umwizera, intego ni imwe, umugambi w'Imana ni umwe, ni ukugira ngo uwo ibikoreye azagere ku iherezo rya nyuma. Ikindi kandi igihe tubona abana b'Imana aribo Bisiraheli muri iyi minsi ya none, dukwiriye gushima Imana kuko nyuma yo kubona ibitangaza byinshi bitandukanye, intego y'Imana ni ko ishaka ko tuzagera ku iherezo rya nyuma. Nyuma yo kunesha, Imana ishaka ko tuzagera ku iherezo rya nyuma. Nyuma yo kunywa amazi abandi bose batigeze banywa ava mu rutare, nuko Imana iba ishaka ko tugera ku iherezo rya nyuma. Titire y'ubutumwa iravuga ngo kugera muri paradizo ku iherezo uciye mu makuba. Bibiliya iravuga Kuva 16 umurongo wa 35. Umurongo wa 35 Bibiliya iravuga ngo, turebe icyo Bibiliya ivuga. Hano turabona icyo ijambo ry'Imana rivuga. Abisiraheli barya manu imyaka 40 bageza aho bagereye mu gihugu kibabwamo n'abantu. Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo kugeza igihe bagereye. Niba twizera ibitangaza ko bikorwa, ariko dukwiriye kurushaho kwizera ndetse no guharanira kuzageza ku iherezo rya nyuma. Mu byo ubona byose, mu bitangaza ubona byose, intego yawe ikwiriye kuba iyo kuzagera mu gihugu cy'isezerano, aho muri paradizo. Hari abantu babonye agakiza. Icyo ni igitangaza gikomeye. Imana irakubwira iti genda wowe mukozi w'Imana, ukure abantu mu byaha, ubigishe kugeza ku iherezo bageze muri paradizo. Ngiyi intego y'Imana. Igihe uvuga uti urakomeye, igihe uvuga uti wakijijwe indwara, igihe uvuga uti wabonye igitangaza gituruka ku Uwiteka Imana, impamvu y'Imana yo gukora ibyo byose, kunezerwa ibyo bitangaza ubona, nuko Imana icyo ishaka ari ukuzagera ku iherezo ukagera muri paradizo. Titire y'ubutumwa iravuga ngo kugera muri paradizo ku iherezo uciye mu makuba. Ibintu bitatu muri iri somo, ingingo 3 muri ubu butumwa. Ingingo ya mbere, gukanguka mu gihe cy'amakuba ushaka igihugu cy'isezerano. Ukwiriye kugira intego, ukwiriye kugira umugambi. Niba uterana n'abandi bizera hano kuri iyi si, niba iryo teraniro ari ryiza, mbega ukuntu byazaba ari byiza mu buryo burushijeho igihe twazaba duteraniye hano kuri iyi si, dusabana na Data, dusabana n'Umwuka Wera, dusabana na Kristo, dusabana n'abizera hano kuri iyi si. Ibyo byaba byiza, ariko ikiza kurushaho ni ukuzaba muri iriya teraniro
ryo muri paradizo. Ingingo ya mbere, gukanguka mu gihe cy'amakuba ushaka igihugu cy'isezerano. Ingingo ya kabiri, kujya mbere ujya mu gihugu gishimishije uciye mu makuba. Ni byiza kuba uba ufite Kristo ari we muvugizi wawe, ari we murengezi wawe. Kristo ni umuvugizi mu ruhande rumwe, ariko mu rundi ruhande ufite abanzi bakurwanya. Abafite abanzi bakurwanya. Intego y'abanzi bakurwanya ni ukugira ngo baguhagarike, ni ukugira ngo ukenyure urugendo rwawe. Intego y'abo banzi ni ukugira ngo basibanganye ndetse bapfushe ubusa n'ibyemezo wafashe ku Mana. Imigambi yabo ni ukugira ngo kwitanga kwawe no kumaramaza kwawe babigira ubusa, baguca intege, babihindura ubusa. Bakakubwira ngo ese uracyakomeje kujya mbere, ese uracyakomeje gukorera Imana, uracyakomeje urugendo. Intego yabo niyo kugira ngo ukenyure urugendo rwawe. Abo ni abanzi mu ruhande rumwe. Mu rundi ruhande hari umurengezi wawe, umuvugizi wawe, ari we Umwami Yesu Kristo. Wibuke ko igihe cyose aba ari kumwe nawe. Ikibabaza ni uko usanga twumva abanzi yuko baturi impande kuruta uko twumva ko umurengezi wacu Kristo aturi impande. Ugomba kumenya rero yuko abo banzi barahari. Ibyo ubona, imigisha ubona, ibyiza ubona bituruka ku Mana Imana iguha. Hariho abanzi badashaka yuko ukomeza ukajya mbere kuzageza igihe uzagerera imuhero, kandi batanashaka yuko ubwiriza ubutumwa Imana iguha. Rero ushobora kureba abo banzi, jya ubareba ariko ntukabahanga amaso, ntugakomeze kubahanga amaso, ahubwo jya ukomeza guhanga amaso umurengezi wawe, umuvugizi wawe uhora ari kumwe nawe, kuko arakubwira ngo ndi kumwe nawe iminsi yose kuzageza ku mperuka y'isi. Imana yacu shimwe cyane. Ingingo ya kabiri ni ukujya mbere ujya mu gihugu gishimishije uciye mu makuba. Umunsi utera intambwe, buri gihe cyose utera intambwe, iminsi yose utera intambwe, ibihe byose utera intambwe ugana mu gihugu gishimishije, ariko uciye mu makuba. Ingingo ya gatatu turi busoreze ku ngingo ivuga ngo kugera ku iherezo kubwo kwibuza ibinezeza, ubaho uyobowe n'urukundo rutunganye. Hariho abantu mu buzima bwabo buri gihe icyo ari cyo cyose bishakira ibintu bibabereye, bibashimishije, bibanejeje. Igihe icyo ari cyo cyose barishakira ibitwenge, barishakira gutwenga, barishakira ibibanezeza n'ibibashimisha. Ariko ugomba kumenya ko atari ibyo uzahura nabyo gusa. Rimwe na rimwe ibigeragezo birahari, rimwe na rimwe amakuba arahari, rimwe na rimwe abanzi barahari. Barashaka kugira ngo bakenyure umuhamagaro wawe, barashaka kugira ngo basenye umurimo ukora, basenye umurimo ukora niba warahamagawe n'Imana. Abo ngabo batari bahari igihe Imana yaguhamagaraga ukitaba umuhamagaro wayo, umenye ko mutari muri kumwe, wari wenyine Imana iguhamagara. Abo banzi rero ibyo bakora ni uko bashaka gusenya buri kintu cyose kigaragara yuko ari cyiza mu buzima bwawe, kugira ngo ushyire mu bikorwa umuhamagaro w'Imana. Aba rero ugomba kubatera umugongo. Uzabigenza ute? Ugomba kugaragara nk'aho uri umupfu kuri bo, ukagaragara nk'aho utabareba, ukagaragara nk'aho utabumva. Bazasakuza icyo gihe, basakuze ndetse bakora ibishoboka byose, bagira ibikorwa bategura, ariko wowe ugomba kumaramaza yuko uhanga amaso Yesu iminsi yose, amasaha yose, igihe cyose, ibyumweru byose, amezi yose, ukabaho
umaramaje ukavuga uti ibyo kanaka azakora sinzabireba nzambuka ikiraro, nguko uko abo banzi batazashobora kugira ngo bakubone. Ingingo ya gatatu iravuga ngo kugera ku iherezo kubwo kwibuza ibinezeza ubaho uyobowe n'urukundo rw'Imana rutunganye. Urukundo rutunganye rwa Kristo rukaba ruri mu mutima wawe, ikindi ukabaho uyobowe n'urwo rukundo rwa Kristo. Turebe ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere iravuga ngo gukanguka mu gihe cy'amakuba ushaka igihugu cy'isezerano. Ibintu bitatu muri iyi ngingo ya mbere. Icya mbere, umurimo wo kubabazwa kw'abantu bari hanze y'igihugu cy'isezerano. Cya kabiri, umurimo w'abantu babi bakoresha amategeko yangiza. Icya gatatu ni ubwiru bw'isumba byose bwo guhangana n'abanyabinyoma biyoberanya. Icya mbere, umurimo wo kubabazwa ku bantu bari hanze y'igihugu cy'isezerano. Ni ukuvuga ngo umubabaro ufite icyo ukora. Wa mubabaro Imana yemereye, wa mubabaro Imana yemereye yuko ugera mu buzima bwacu, hari icyo ukora, hari n'icyo umara. Tuze ku Bisiraheli. Abo Bisiraheli bari muri Egiputa, bahabwa agace keza bagombaga kubamo, keza cyane. Barakura, basa naho batuye burundu. Bavuga bati ese bisi byiza aha hantu turi, reba iki gihugu turimo, reba ako gace turimo, aha hantu tuguwe neza. Iyo Yakobo aba ari muzima akabona ukuntu tuguwe neza muri ino Egiputa, rwose yanezerwa, yakwishima. Aha niho heza Yakobo sogokuruza wacu yafashe icyemezo cyiza pe. Bibagirwa Kanani, bibagirwa igihugu cy'isezerano. Nicyo cyatumye rero Imana yemerera ko Farawo ahaguruka. Wa wundi utaruzi Yozefu atangira kubababaza, atangira kubakandamiza. Hanyuma uwo mubabaro wabakoreye ikintu kimwe gusa, gutuma bifuza yuko bava muri kiriya gihugu. Batangira kwibuka igihugu cy'isezerano. Umubabaro watumye batangira kwibuka igihugu cy'isezerano. Ikindi kandi umubabaro niwo wabafashije kugira ngo batangire gutekereza kugira ngo bazave muri Egiputa. Yobu 36, Yobu 36 umurongo wa 15. Ikirokora umukene ikamukura mu makuba ye, ikindi kandi igafungurira amatwi ye kugira ngo yumve abamukandamiza. Hari abantu uzavuga ukavuga ariko ntibumve. Ariko rindira bahure n'amakuba, bahure no gukandamizwa, bahure n'ibyago. Hari icyo ibyo byago bizamara, bizatuma amatwi yabo azibuka yumve. Yesaya 2:6 umurongo 2:6 umurongo wa 9. 2:6 umurongo wa 9 hagira hati, umutima wanjye wajyaga ugushaka nijoro, kandi nzajya nzinduka ngushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Kandi ibyo nibyo turi kubona uyu munsi wa none. Muri iyi si harimo ibihugu birimo amafaranga menshi, birimo ubukungu bwinshi, birimo iterambere ryinshi. Noneho bagatekereza bati niba ibintu byose dufite nta Mana dukeneye. Muri ibyo byaro byose muri Afurika ndetse n'ayo makaritsiye yose yo muri Aziya, nibo bakeneye Imana, niyo mpamvu basenga bashaka Imana. Twebwe se dukeneye iki? Nta kintu na kimwe dukennye, nta kintu na kimwe dukennye. Abo
bakene nibo bagomba gushaka Imana, ngo kuko abo ngabo bibwira. Ariko Bibiliya iravuga ngo aho amategeko y'Imana kandi aho, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo mu isi biga gukiranuka. Umurongo wa 10, umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Ese ibyo wigeze ubibona? Ugasanga hari abantu bamwe bakuri hafi, noneho ugakora ibishoboka byose kugira ngo ubafashe mu byo bakeneye, ndetse na mbere y'uko uvuga, noneho ukabaha isukari, ukabaha amavuta, ukabaha ndetse n'ibyo ukabaha ibirenze ibyo bakeneye igihe icyo ari cyo cyose. Noneho rimwe na rimwe bakivovota, niba ukwivovota kudakemura ikibazo bakijujuta, kwijujuta kudakemura ikibazo, ugasanga batangiye gutekereza yuko batangiye kugira ibyo batekereza. Ukubabazwa ibyago bituma umuntu atekereza. Umurongo wa 10 uravuga ngo umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa, ntazahabonera ubwiza bw'Umwami Imana. Ni umubabaro watumye abantu begera bashaka iyo Mana ndetse n'igihugu cy'isezerano. Mwumvise ubuhamya bw'abantu bamwe bakize indwara, bakaba baragiye ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye bahura n'umubabaro uteye ubwoba. Mwumvise bamwe bavuga ngo niba iriya Deeper Life ariho hantu hamwe gusa, ariho hamwe hanyuma, hamwe rukumbi shobora kugirira icyo nkeneye kugira ngo nzajye mu ijuru, nzakibona. Deeper Life se oye. Noneho ugasanga amakuba araje, ibyo abagaruramitima batabashije kubemeza, ibyo abigisha batabashije kubemeza, n'ibyo ibinyamakuru bitabashije kubemeza, amakuba akabasha kwemeza abantu bameze gutyo. Noneho umuntu akavuga ati kugira ngo mbone gukira indwara ndetse no kubohoka ngiyeyo. Icyo gihe ibyo byaga bahuye nabyo biba bimutsinze kandi biba bimunesheje. Noneho bene abo bakaza bagakira indwara, noneho muri uko gukira indwara bakagarura ubwenge, ya magambo yabo bakayamira, bagakizwa, noneho bakagira umutekano, bakarindirwa mu buntu bw'Imana. Icya kabiri, tugiye kureba umubabaro w'abantu babi bakoresha amategeko yangiza abandi, asenya abandi, yica abandi. Inkuru murayizi yo mu gitabo cyo kuva ko byagenze kuri Farawo na Egiputa. Nuko Farawo yashyizeho itegeko ribi, itegeko ryo kwicisha abantu, itegeko ry'ubwicanyi. Ni iki cyatumye akora ibyo? Yakoze ibyo kugira ngo yicishe abana ba Isiraheli. Farawo yari umugome. Niba hari undi muntu uhagurutse akamera atyo, akagambirira kugira ngo yice, akagambirira kugira ngo akenyure urugendo rw'ubwoko bw'Imana, uwo ni umugome, uwo ni umupagani ukiranirwa. Akavuga ati uko byagenda kose ngiye kubuza aba bantu gukomeza urugendo rujya mu ijuru. Akaba afite uwo mugambi, akaba afite umugambi wo gusenya ububyutse, akaba afite umugambi wo gusenya ibyiza abantu bari kugeraho, akaba afite umugambi wo gusenya ibyo gukiranuka ndetse no kwezwa. Abo ni abagome baba bameze batyo, baba bateye batyo. Ibyo bakora byose ndetse n'amategeko bashyiraho yose. Inkuru murayizi, ibyabaye kuri Farawo. Tuze ku Ngoma za 2:3. Ingoma za 2 igice cya 33, aho tugiye kureba umurongo wa 10.
uwo murongo wa 10 reba icyo Imana ivuga. Uwiteka aburira Manase n'abantu be ariko ntibabyitaho. Yohereje abahanuzi, yohereje abigisha bafite ubushobozi ndetse bo mu nzego zitandukanye, ariko ababo ntibigeze bumva. Umurongo wa 11 nicyo cyatumye Uwiteka abateza abatware b'ingabo z'umwami wa Ashuri, bitewe n'uko banze, bitewe n'uko batateze amatwi umuhanuzi yabatumyeho. Bitewe n'ibyo nicyo cyatumye Uwiteka abateza abatware b'ingabo z'umwami wa Ashuri, wa Ashuri, bagafata Manase bakamushyira mu mihama cyangwa se bakamushyira mu minyururu, bakamujyana i Babuloni bamubohesheje iminyururu. Akababaro. Abanyababuloni bari abantu babi cyane, bo ubwabo. Hanyuma manuka ku murongo wa 12 hagira hati, maze ageze mu makuba yinginga Uwiteka Imana ye. Inshuti yanjye, ibyo nibyo umuhanuzi yavuze ati, mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Manase ati, mpimbere se urambwira ibiki? Umuhanuzi ati, ngwino ku Mana ihana ibyaha byawe. Impamvu uri hano kuri iyi si ni ukugira ngo ukore ubushake bw'Imana, kugira ngo ubushake bw'Imana bukorwe mu isi nk'uko bukorwa mu ijuru. Arabirukana ati, mpimbere ibyo byo kwezwa no gukiranuka, ati simbishaka, simbikozwa. Manase ntabwo yabyumvaga na busa, ariko ubwo yafatwaga bamujyana bamuhambiriye, bamujyana i Babuloni, ageze mu makuba nibwo yibutse Imana, yinginga Uwiteka Imana ye, yicishiriza bugufi cyane imbere y'Imana y'abasekuruza. Umurongo wa 13 uragira uti, arayisaba, nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase aherako amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Urabona ibyo Manase, Bibiliya iravuga ngo icyo gihe nibwo yamenye ko Uwiteka ari we Mana. Tugeze ku cya gatatu kiravuga ngo umurimo cyangwa se ubwiru bw'isumba byose bwo guhangana cyangwa gucisha bugufi abanyabinyoma biyoberanya, b'indyarya ziyoberanya ziri aho gusa. Hari abantu bameze nka Farawo, bameze nk'abariya basirikare na ziriya ngabo z'abasirikare zari zishagaye Farawo. Yaravuze ati, mwice abo bana b'abahungu mujye mubaruha mu ruzi. Abo bantu ntabwo bashoboraga kwanga itegeko Farawo yabahaye. Ndetse n'abo baganga, ntabwo bagize icyo batwara bariya bana, kubera ko bubahaga Imana, batinyaga Imana. Ariko abantu batatinyaga Imana nk'umuyobozi wabo nibo bakoze amabi. Nk'uko umuyobozi wabo yari umugome, nk'uko nabo bakoze. Nk'uko umuyobozi wabo yari igiharamagara, ni nako nabo bari ibiharamagara, ari intagondwa. Bavuga ngo tuzabamaraho, ntabwo tuzemera yuko iki gihugu cy'ishyanga ryera kizagera mu gihugu cy'isezerano. Ariko Uwiteka Imana irusha abanyabwenge bose, ibarusha ubwenge. mu mpereza amena. Icyo gihe rero turimo turavuga ibyerekeranye n'amayobera y'isumba byose yo guhangana cyangwa gucisha bugufi abanyabinyoma. Uwiteka Imana ni ubuhungiro bwawe, mpereza amena nziza.
Uwiteka Imana ni ubuhungiro bwawe, niyo bwugamo bwawe. Farawo ntabwo abaho iteka ryose. Farawo ni uwa hano kuri iyi si, ntabwo ari uwiteka ryose. Uwo mugabo, umugore, uwo ari we wese urenganya abandi ntabwo ari uwiteka ryose, n'uw'igihe gito. N'uw'igihe gito. Abo bose ni ab'igihe gito, bica umubiri gusa, ariko ubugingo ntacyo babutwara. Wigeze ubitekerezaho ikintu kuri wowe kigira akamaro hano kuri iyi si? Ni ubugingo bwawe ni ingirakamaro kurusha ibyo bikoresho byawe byo mu nzu, ni ingirakamaro kurusha izo nyubako wubatse. Ese wigeze utekereza yuko umubiri wa Kristo ari ingirakamaro cyane kuri Kristo kurenza izo nyubako za hano kuri iyi si? Wibuke ko umubiri wa Kristo ni ingirakamaro cyane ku Mana kuruta ibindi bintu byiza byose bibaho, ibindi bintu byiza bihebuje ushobora kuba wavuga kuri iyi si. Kandi igihe ushoboye kuba warinda umubiri wawe, ukawurinda uwo mubiri wawe, ukawitaho, iba ari ikintu cyiza cyane. Ntuzi neza yuko Imana isumba byose ibara umubiri wa Kristo kurusha ibindi bintu byose bya hano ku isi? Imana yareka ibindi bikagenda bibaye ngombwa ko bigenda, ariko bitewe n'uko Imana ari ishobora byose, izarinda umubiri wa Kristo. Bibiliya iravuga ngo isumba byose, Imana ihoraho ni ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Hereza amena. Uri munsi y'amaboko y'Uwiteka. Uwiteka arakomeye, aruta abo banzi bose. Isumba byose niyo iruta byose. Abo ngabo bakurwanya, abo banzi, nta maboko y'iteka ryose bafite. Amaboko yabo afite aho agarukira, ubuzima bwabo bufite aho bugarukira, imitekerereze yabo ifite aho igarukira, ubushobozi bwabo bufite aho bugarukira, ndetse n'ibibi bagambirira bifite aho bigarukira. Iyi Mana niyo ifite ubushobozi, itegekeraho inyanja idashobora kurenga, kandi bikaba ariko biba. Ndetse n'abo bose bari munsi y'imbaraga zisumba byose. Bibiliya iravuga ngo Imana ihoraho ni ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Yirukanye ababisha imbere yawe. Iravuga iti rimbura. Rero umurongo 28 haragira hati, kandi Abisiraheli babe amahoro. Abisiraheli babe amahoro, isoko ya Yakobo ibe ukwayo, mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondeshe ikime. Ijuru ryacyo ritondeshe ikime. Reba ku murongo 29. Wa bwoko bw'Abisirayeli we urahiriwe. Wa bwoko bw'Abisirayeli we urahiriwe. Wa bwoko bw'Abisirayeli we. Aha hari ubwoko bw'Abisirayeli. Vuga izina ryawe. Izina ryawe ni irihe? Rivuge. Urahiriwe. Wa bwoko bw'Abisirayeli we urahiriwe. Hari abanzi badashaka kukubona unezerewe. Bashobora kukubwira bati umwaka mushya muhire, umwaka mwiza. Mu by'ukuri igihe bigeze mu kuri ko kugaragaza akamero kabo, noneho wowe ukaba wishimye ndetse ukanezerwa. Bakavuga ngo uyu se yishimiye iki? Arishimye, ariko se yishimiye iki? Ugasanga bagize ishyari ndetse bagize na mukushi ku mutima, bitewe nyine nuko nabanzi. Igihe babonye bakakubona
wishimye unezerewe, abo banzi bawe ntabwo bizabanezeza kandi ntabwo bazabyishimira. Ibyishimo byawe bizabatera kurwara ikirungurira, ariko jya umenya ko Imana izagushyigikira muri ibyo byishimo byawe. Uko abanzi barakara ndetse nuko barwara ikirungurira bakagira umujinya, ibyo ni ibyawo birabareba, ariko wowe uzagira ibyishimo. Bibiliya iravuga ngo kandi Abisirayeli baba amahoro, isoko ya Yakobo ibe ukwayo mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondeshe ikime. Wa bwoko bw'Abisirayeli we urahiriwe, ninde uhwanije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka, ari we ngabo igukingira. Ibi ubikeho akarongo, nibyo bizakubaho uyu mwaka. Niwe ngabo igukingira ikagutabara, ari we nkota igutera icyubahiro. Ababisha bawe uzabahindura bagushyeshye, ukandagire mu mpinga z'imisozi yabo. Tugeze ku ngingo ya kabiri. Iyi ngingo ya kabiri tugiye kuyireba. Iyi ngingo ivuga ngo kujya mbere ujya mu gihugu gishimishije uciye mu makuba. Uciye mu makuba. Tugiye kureba ibintu bitatu. Icya mbere turareba guhangana n'igitero cy'Abamaleki mu nzira ijya mu gihugu cy'isezerano. Mu nzira igana mu gihugu cy'isezerano, abamarayika bazashaka kugira ngo bakandamize, bashaka kugira ngo bahagarike, batatanye, ndetse bashakaga kugira ngo barimbureho abana ba Isiraheli. Abo dukwiriye guhangana nabo. Ntabwo dukwiriye gufunga amaso, ntabwo dukwiriye gufunga amaso, ntabwo dukwiriye kurira ngo turire imbere y'abo Bamaleki, cyangwa ngo dukambakambe imbere y'abo Bamaleki, ahubwo dukwiriye guhaguruka tugahangana nabo mu gihe batwitambika imbere mu nzira ijya mu gihugu cy'isezerano. Kabiri, gukemura ikibazo cy'abanzi b'imbere mu butayu bw'ubuzima bwacu bw'ibanga. Ubuzima bwacu bw'ibanga, mu ibanga ry'ubuzima bwawe, mu ibanga ry'umutima wawe harimo abanzi bakurimo imbere. Mu by'ukuri abo banzi b'imbere mu muntu nibo usanga bafite imbaraga kurusha abanzi b'inyuma, nibo usanga banesha umuntu kurusha abanzi b'inyuma. Icya gatatu turareba kunesha abanzi b'abagome bo muri iyi si irimo abatware bamwe badakijijwe. Icya mbere ni uguhangana n'igitero cy'Abamaleki. Mureke turebe Kuva 17, Kuva 17 umurongo wa 8 n'umurongo wa 17 na 18 kugeza kuri 19. Urabona uburyo Abamaleki barwanyije Abisirayeli i Refidimu. Bashatse kugira ngo babahagarike, kuko bari abantu bishimye, abantu bera, abantu bakiranuka, bari amamiliyoni, kandi nta n'umwe muri bo wari umunyantege nke. Baryaga ibigori byo mu ijuru kandi bakanywa amazi yavaga mu gitare. Icyo gitare cyabakurikiraga cyari Kristo. Kubw'ibyo rero Abamaleki icyo gihe baraje. Mose abwira Yosuwa, aramubwira ati, uramenye ndimo ndakubwira, ugomba niba ukurikira Mose ukamenya impamvu umukurikira. Niba uriya musore uzamukurikira ukamukurikira aho ajya hose. Hanyuma Mose aramubwira ati, Yosuwa genda uhangane nabo. Ntabwo yigeze avuga ngo nta ntambara nigeze ndwana, nta rugamba nigeze njyaho. Ati genda ujye kurwana nabo. Yosuwa yagiyeyo nubwo Mose atari ku rugamba, ariko kandi ubwo Mose yazamuraga inkoni, Abisiraheli baratsindaga, baraneshaga. Noneho bitewe nuko amaboko ye yararemereye, iyo yamanukaga Abamaleki icyo gihe batsindaga ingabo za Yosuwa.
Yosuwa yarayoboye, ariko Aroni arabyitegereza. Aroni agira icyo akora. Icyo nkubwira nuko nutagira icyo ukora, ukagira ibyo uhuza, nutagira ibyo uhuza, rimwe na rimwe uzahura no gutsindwa bitewe nuko hari ibyo utabashije guhuza, utabashije kwegeranya. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko tuba tugomba gukomeza amaboko y'umuyobozi, kuko Aroni yagiye uruhande rumwe, uri nawe ajya mu rundi ruhande. Bafata amaboko ye barayaramira bitewe nuko babashije kumva yuko hari uruhare bakwiriye kubigeramo. Ndimo ndakubaza, n'icyo ukora? Ni uwuhe murimo ukora? Ni uruhe ruhare ukora kugira ngo umurimo w'Imana ujye mbere? Ugomba gukora uruhare rwawe, ugakora umurimo wawe. Nubwo Imana itaguhamagaye nka Mose, ariko yaraguhamagaye kugira ngo ugire icyo ukora. Aba bagabo babashije kuramira amaboko ya Mose, ngo kuko Abisirayeli batsinze Abamaleki. Ntabwo yari intsinzi ya Yosuwa, ntabwo yari intsinzi ya Mose gusa, ahubwo yabaye intsinzi y'abana ba Isirayeli bose, igihugu cyose. Nidukora gutyo niko tuzabasha gutsinda. Turebe icya kabiri, ingingo ivuga ngo gukemura ikibazo cy'abanzi b'imbere mu butayu bw'ubuzima bwacu bw'ibanga. Igihe turi aho abantu batatubona, urabona abana ba Isirayeli bari bafite abanzi imbere muri bo batari bazi, kandi umwanzi wabo yarinde ururimi rwabo. Uko bakomezaga urugendo, akenshi na kenshi ururimi rwabo rwabaturaga mu kaga. Mu by'ukuri nta Mwamaleki, nta Baramu, nta munyakanani wari kubica. Abo bari abanzi bo hanze, ariko abanzi bari bituraniye nabo imbere muri bo barabatikije, barabamara. Kubara 11 umurongo wa mbere, kubara 11 umurongo wa mbere, kubara 11 umurongo wa mbere. Abantu baritotomba birakaza Uwiteka. Iyo yari ingeso bari bafite. Umuyaga iyo wahuhaga mu cyerekezo badashaka, barivovotaga. Amazi iyo yatindaga gato, barijujutaga. Noneho igihe inzira yabaga ikakaye, barivovotaga. Uwo mwanzi, ururimi rwabo rwabateje akaga. Ubwo bwoko buritotomba. Uwiteka yumva ko kubara 11 umurongo wa mbere ari bibi. Abyumvise uburakari bwe burakongezwa. Bashiki baje bene data, mundebe hano mu itorero rishimangira ibyo kwezwa. Itorero rishimangira ibyo kwezwa. Noneho umuntu akabwirwa kugira ngo afate umwanya ajye gusenga, akahanwa akajya gusenga. Inshuti ze zikamusanga, ese byagenze bite? Wigeze usambanara? Kuri bo icyo nicyo cyaha cyonyine bumva ko gishyira umuntu mu gihano. Bakamubaza bati, nta busambanyi wagiyemo? Ngo mugenzi wabo akababwira ati oya. Bakavuga bati, niki se cyatumye umupasitoro atishimira ubuzima bwabo? Nta busambanyi, ntiwagiye gusambana, none baraguhannye. Kandi ufite impano, uri umunyempano, uzi gukora ibintu pe. Bavuga yuko baguhaniye iki? Akavuga ati, rwose ntabwo mbizi, ariko hari ikintu kimbamo nabibabwira rwose muri inshuti zanjye. Umuntu uwo ari we wese ngewe ikibazo ngira ati ni ururimi, n'amagambo.
ndetse nivovotera n'ikintu icyo ari cyo cyose, nijujutira n'ikintu icyo ari cyo cyose. Bakamubaza bati kwijujuta, kwivovota? Akavuga ati nuko biri, njyewe nuko nteye, ikintu icyo ari cyo cyose ndakivovotera, ndakijujutira. Bitewe nuko kwivovota no kubunza amagambo no kwijujuta barabyumvise, barampamagara bati ngwino, uri umukozi, uri umubwiriza, uri umushumba, kwivovota kwawe, kwijujuta kwawe, genda ujye gusenga. Iyo ngeso yo kwivovota usenga Imana kugira ngo isoke mu buzima bwawe. Akavuga ati ngiki cyo bampaniye. Bagenzi be bakavuga ngo iri torero uyu mugabo ryamuhoye iki? Nta cyaha yigeze akora, kubera ko muri bo kwivovota no kwijujuta no kubunza amagambo ntabwo babifata ko ari icyaha. Hari icyaha. Abitwa ngo barejejwe ariko bakaba bivovota, abitwa ngo barejejwe baraboneye ariko bakaba bijujuta, ari nabo babunza amagambo. Niba ibyo utumva ko ari icyaha, ntabwo usobanukiye kwezwa akamaro bifite ndetse n'icyari cyo. Hari undi uhanwa akavuga ati bampaniye kubera ko narabeshye kubera ko hari umuntu nashaka kugira ngo muhishire. Mu kumuhishira byabaye ngombwa ko mbeshya, hanyuma baza kumvumbura. Hanyuma icyo nicyo bampaniye. Noneho bagenzi b'uwo muntu bakamubaza bati warasambanye se? Oya. Hari ubwo bagufatiye mu busambanyi? Oya. Baraguhana, bagushyira muri disipurine ngo kubera ko wabeshye. Bati itorero ni itorero ki? Abo ntibasobanukiwe rero, mumpereza mpe. Ese wibagiwe Bibiliya yawe yuko Bibiliya ivuga ko abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amasuku? Ukwezwa bivuze yuko Uwiteka Imana akora mu buzima bwawe, akora mu mutima wawe, ku buryo ibyo bintu byose duto, ibintu binini, ibintu bidakwiye by'ibinyoma no kubeshya no kuriganya, ibyo byose bikurandukamo bikakuvamo. Abo nibo banzi rero tuvuga b'imbere, tuba dukeneye guhangana nabo tukabarandura mu buzima bwacu, kuko ni imiswa imunga ubuzima bwacu bwa Gikristo. Kandi turabwirwa hano yuko kwivovota kwatumye uburakari bw'Uwiteka bukongezwa, ukongora abo ku iherezo ry'urugendo rwabo. Urabakongora, barapfa barashira. Turebe ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 Bibiliya iravuga ngo abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisiraheli. Abanyamahanga y'ikivange bari hagati mu Bisiraheli. Nkeneye kubibasobanurira. Abana ba Isiraheli Uwiteka yarababwiye ati mugume mu nzu zanyu, hanyuma mukure imisemburo mu mazu yanyu, mwice umwana w'intama, hanyuma amaraso yawo muyasige ku nkomanizo z'imiryango y'inzu murimo. Nimbona amaraso nzajya mbanyuraho. Ibyo nibyo bakoze. Marayika murimbuzi nguko uko yanyuze ku mazu yabo niyagira icyo abatwara. Mu mvugo y'isezerano rishya nuko bavuye mu rupfu babona ubuzima. Aho ni mu Kuva 12 bavuyeyo, kandi ubwo basohokagamo bamwe mu Banyegiputa benshi baravuga bati aba bantu reba uburyo Imana iri kumwe nabo. Ikivange cy'Abanyegiputa kijyana nabo, ntabwo kigeze gica munsi y'amaraso, ntabwo imitima yabo yari yarigeze ihinduka. Hanyuma ubwo bafataga urugendo bari kumwe nabo, bari abanyamahanga y'ikivange. Ntabwo uzamenya abo banyamahanga b'ikivange, abo ngabo baba baraje nta gakiza, bazambara nk'uko twambara. Ikindi
noneho wababaza uti mbese urakijijwe, ugasanga ntibabizi, bagapfa kwikiriza bati yego. Uwakijijwe ryari? Ntabwo ibyo babizi, birebera umunsi bazaga mu rusengero. Niwo munsi birebera, bo bakabara ibyo kuza mu rusengero, akaba ari byo bita agakiza. Bene abo bambara nk'uko twambara, bagaragara nk'uko tugaragara, baboneka nk'uko tuboneka. Ikindi kandi bakaba barize byose, buri kimwe cyose, urumva, bakaririmba nk'uko turirimba, bafite ibitabo by'indirimbo nk'uko tubifite. Indirimbo ivuga ngo Yesu gusa niwe butumwa bwacu, Yesu gusa ni umukiza wacu, ni uwitweza, ni we udukiza indwara, ni we utubatiza mu mwuka wera, ni nawe mwami ugiye kugaruka. Baririmba nk'uko turirimba, bakambara nk'uko twambara, ariko muri bo akaba ari ikivange cy'abanyamahanga. Imico yabo, imyifatire yabo akaba ari ibagaragaza ko ari abanyakivange, ari abanyamahanga, bapagani, batigeze bagira impinduka mu buzima bwabo. Bibiliya iravuga ngo bararira ngo abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Abisirayeli nabo bongera kurira. Hari abantu barira uko babonye abandi barize, ukabamubaza impamvu imuriza ntasobanure. Abisirayeli nabo batangira kurira, baravuga bati ninde uzaduha inyama zo kurya? Ururimi rwabo rurongera ruragarutse. Iki ni cyo kibazo bari bafite, umwanzi wari imbere muri bo. Murabona nk'uko twese turi hano, buri wese afite aka kagingo gato, ariko rurimi kakwiriye kubambwa, umutima ugahinduka, ururimi rugahinduka. Ibyo bibaye, iyo byabaye ururimi rwarahindutse, umutima warahindutse, iyo byabaye ntabwo mu bashakanye bananirwa kubana, kubera yuko hari impinduka yabaye mu buzima bwabo. Ndetse n'umuryango w'abantu bafite ubuzima bwahindutse bazumvikana, bazabana amahoro. Nasenze Imana iduhe intsinzi mu izina rya Yesu. Turebe icya gatatu ni ukunesha abanzi babi bo muri iyi si irimo abatware bamwe badakijijwe. Iyi si turacyayirimo. Mwibuke ko tubarizwa mu bwami bubiri, tubarizwa mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi kandi kubera ko tukiri muri iyi si, tubarizwa no mu bwami bwa hano kuri iyi si. Turi bamwe mu bagize urugingo rw'igihugu runaka, tukaba turi abaturage b'igihugu runaka, tukajya ku kazi. Aho ku kazi tukaba tuhafite abayobozi batuyobora. Hakaba hari abayobozi bashinzwe ibice bitandukanye. Bamwe muri bo nta gakiza bafite. Bashobora kuba ari abanyedini, bafite amadini babarizwamo, bafite aho babarizwa, ariko ubuzima bwabo akaba ari nta gakiza bigirira mu buzima bwabo. Abo bayobozi, abo batware bamwe ugasanga nta gakiza, nta mpinduka bafite muri bo mu buzima bwabo. Noneho turi hano kuri iyi si, ukajya gukora, ukajya mu giturage, ukajya mu murwa, ukajya mu gace runaka, ukajya muri izo nzego z'ibanze hasi aho mu bwami bw'abantu bano kuri iyi si, uzasangayo abayobozi bamwe muri bo nta gakiza bafite, imikorere yabo bafite uko bakora. Ugomba gusobanukirwa ko nubwo uri mu bwami bw'iyi si, ariko ikibanze uri umuturage w'ubwami bwo mu ijuru. Ibyo bazavuga byose, ibyo bazakora byose, dukwiriye kuba abanesha. Tuzanesha, ariko ugomba kuba umuntu utiyanduza ngo wanduze agakiza kawe bitewe n'ibyo bazashaka kugushoramo. Ntumenye, ntuzajye mu gusenga ibigirwamana, uzanesha. Vuga uti nzanesha.
nzanesha. Uzabohoka ku iherezo, uzabohoka ku iherezo. Imana ishimwe, urabohotse kandi uzagera ku iherezo. Ubwo mu buzima bwawe uzabaho ubohotse, uzabaho uri uwo kunesha. Aho uzagera hose ushobora kuzahasanga abantu batagira agakiza, ariko Imana ishimwe umenye ko ubohotse kandi ku iherezo uzarigeraho. Ingingo ya gatatu tugiye kureba ingingo ivuga ngo kugera ku iherezo kubwo kwibuza ibinezeza, ukabaho uyobowe n'urukundo rwa Kristo. Ibintu bitatu: icya mbere, guhabwa ibikenewe buri munsi mu nzira igana mu gihugu cy'isezerano. Kabiri, turareba ikivuga ngo ubufatanye bukomeye bw'ubuzima burwana intambara y'umwuka bukanesha. Icya gatatu ni umuturage ushimishije uheshwa no kugira ubushake n'urukundo rwuzuye rw'Imana. Ushimishije abiheshwa no kugira urukundo. Umuturage ushimishije abiheshwa kugira ubushake n'urukundo rwuzuye rw'Imana. Icya mbere, guhabwa ibikenewe buri munsi mu nzira igana mu gihugu cy'isezerano. Mwibuke Abisiraheli bahabwa ibyo bakeneye mu nzira buri munsi. Bahabwaga amanu bakeneye buri munsi, bahabwaga amazi buri munsi. Babaga bafite ibihagije mu rugendo rwabo kugeza igihe bagereye mu gihugu cyo mu ijuru. Twebwe nk'abakozi b'Imana, twebwe nk'abavugabutumwa, twebwe nk'abashumba, twebwe nk'abakorera Imana, natwe Imana izajya iduha ibyo tuzajya dukenera buri munsi. Turebe Zaburi 39 umurongo 38 umurongo wa 19. 38 umurongo wa 19. Reba icyo Imana ivuga. Icyo Imana ivuga, iravuga ngo umwami ahimbaze utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Buri munsi ibyo uzakenera Imana izabiguha. Niba ari wowe ndi kuvuga, zamura ukuboko kwawe. Uzahabwa ibyo uzakenera, uzahabwa ibyo uzakenera. Nasenze kugira ngo Uwiteka akubere umwungeri, ntuzakene. Yesu yaravuze ngo umujura ntazamana ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko uwo mujura ntabwo azakwica, ntabwo aziba imigisha yawe. Bibiliya iravuga ngo ariko jyeweho naraje kugira ngo wowe uraho ugire ubugingo kandi uzagira ubugingo busaze mu izina rya Yesu. Urebe icya kabiri. Icya kabiri hano tugiye kureba ingingo ivuga ngo ubufatanye bukomeye bw'ubuzima burwana intambara y'umwuka bukanesha. Imana nikorana natwe tuzanesha. Dukwiriye natwe gukorana nayo nk'uko Yosuwa yari ku rugamba arimo arwana n'Abamaleki. Mose nk'uko yafatanyaga nawe ari kuzamura inkoni kugira ngo babone intsinzi. Mu bufatanye tuzafatanya n'Imana ntabwo tuzatsindwa, kubera ko Imana ntiroha, nticoka, nticogora, kandi izafatanya natwe. Ntituzatsindwa mu izina rya Yesu. Tuze mu Baroma igice cya 8. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 34. Bibiliya iravuga ngo Abaroma 8 umurongo wa 34. Bibiliya iravuga ngo ninde uziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari uburyo bw'Imana adusabira, ari uburyo bw'Imana ansengera. Noneho rero mwumve iki. Igihe Yosuwa yari ari ku ntambara, ari ku rugamba, ari kurwana n'abari Abamaleki, Mose yari ahari akajya azamura inkoni kugira ngo batsinde kandi bakanesha. Intsinzi Yosuwa yayigiraga kubwo ko inkoni yabaga izamutse.
kandi ntabwo yabonaga Mose kuko we yarahanganye n'ingabo z'abanzi, yarahanganye n'abamareki, ntabwo yarebaga inyuma, ahubwo yarashishikariye ibyo yari arimo gukora. Ntabwo yigeze abona umubiri ku mubiri ngo abone Mose, ariko ukuboko, amaboko ya Mose yari amanitswe. Hano rero natwe turi hano, Kristo ni uwizerwa kandi arusha Mose kuba umwizerwa. Rero ari uburyo bw'Imana, aragusengera. Ntabwo umureba umubiri ku mubiri, ariko Kristo umenye ko agusengera. Igihe unaniwe aragukomeza, igihe intambara igaragaye yuko ikusatiriye, intambara ishyushye, azagusengera, aragusengera, uzagira intsinzi. Ndayifite, vuga uti ndayifite. Iyo ntsinzi urayifite. Umurongo wa 37 hagira hati, ariko muri ibyo byose reka abamarayika baboneke, reka Baramu nawe azi, reka Abamowabu nabo baboneke baze, ahubwo muri ibyo byose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze. Turushirizwaho kunesha n'uwadukunze. Mpereza amen. Ingingo ya gatatu turi kureba umuturage ushimishije abiheshejwe no kugira ubushake n'urukundo rwuzuye rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntabwo ruzakwemerera yuko utsindwa. Urukundo rw'Imana ntabwo ruzakwemerera yuko ugwa ngo urambarare ku butaka aho ngaho hasi mu mukungugu. Uzahagarara weme. Ikindi, uzahagarara ushikamye, kandi nta kintu na kimwe kizagukubita hasi. Murebe hano. Murabona uburyo mpagaze? Ndavuze ngo murebe hano. Murebe umusaza aho ahagaze. Uzahagarara nk'uko mpagaze. Uzashikama nk'uko nshikamye. Uzakomera nk'uko Imana yakugeneye gukomera. Uzaba umwizerwa. Imana nk'uko yamfashije kugira ngo mbe umwizerwa, nawe uzaba umwizerwa. Imyaka yose myinshi, inkuru yanjye William, uharanira ibyo kwizera, urwanira ibyo kwizera. Amazi narayambutse, imisozi narayuriye, ibibaya narabigenze, kandi naciye mu nkambi z'umwanzi. Imana yaramfashije kugeza amagingo aya, izagufasha. Ndavuze ngo izagufasha. Uzajya juru. Gusa uvuge amena. Hejuru. Kandi ubwoko bw'Imana, Obadiya 1:17, ubwoko bw'Imana buzafata umugabane warwo. Urahari, wowe uraho, kanakuraho. Umunsi wo guhabwa ibyawe urageze. Ugiye kuzabona igihugu cy'isezerano, kandi izo regiyo Imana igutumamo, jyayo ugereyo, uzahafata. Mureke duhaguruke kugira ngo dufate umwanya wo gusenga. Wowe uzafata umugabane wawe. Fata umugabane wawe. Nuwawe. Nta mwanzi ushobora guhagarara imbere yawe, kandi ntabwo azakwirukana ngo usubire inyuma. Shikama, bushikamye, buhamye, bunesha. Uwiteka Imana izagufasha. Umucunguzi wawe, umurengezi wawe aragusengera.